welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Ibi bintu bine tugiye kurebera hamwe muri iyi video ni ibintu umugore akora mu rugo rwe, umugore wubatse akora mu rugo rwe, umugabo agahora mukumbuye. Umugabo wawe ntago azamuri babandi bataha bava ku kazi bakajya mwirigara bakitinza mu kazi kugira ngo ahagera arya ryama, ujya wazajya gukumbura ahubwo arushwa. Donc amasaha y'akazi akubwire ko yamurambiye yanze kurangira, ibintu nk'ibyo. Bararatwe ni kuri Shushu TV tujye kureba hamwe muri iyi video ibintu bine umugore akora mu rugo rwe ku mugabo we bigatuma umugabo we ahora mukumbuye, ahora mwifuza, ahora mugirira ari nkuko byari biri imbere batarabana, sibyo? Bananatwe rero bari bushyashya wiyandikisha byo bita subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi byiza byubaka umuryango ndetse byubaka bond y'abashakanye by'umwihariko utazajya ubicikwa. Ubusangize n'abandi nibyo musaba kugira ngo bigere n'ahandi kure cyane. Hibutsa ko hari n'urubuga rwa WhatsApp twashinze rwa Shushu TV, ushatse kwinjiramo wanyandikira muri commentaire ugasigara nimero zawe cyangwa se nkazajya nshyiraho link mukinjiraho. Na ahantu hafasha kuba wambaza ikibazo by'umwihariko ufite mu rugo rwawe nkagusubiza. Ndashima Imana ko bamwe muri bo turi kumwe bari gukemura ibibazo by'ingo zawe. Ikintu cya mbere rero mudamu uzakora kikagufasha kuba wagira gute, kuba umugabo wawe ahora gukumbuye cyane yifuza, donc guhora yatashye atari babandi bifuza ko akazi niba yagiye mu kazi bw'itondo akifuza ko saa 8 saa 9 karangira agataha kubera ubukumbuzo bufitiye ko yifuza guhora akubona. Ikintu cya mbere ugiye kumwohereza icyari cyo ugiye kujya umwohereza message z'urukundo. Buriya chat ku bantu bategeranye, ku bantu batari kumwe irakonta. Wivuga ngo kuba yavuye mu kazi atwaye kumwe mu gitondo ubwo nyine haziraraza wirirwe nta buriyo gute, wirirwe nta kumaza ati wari iki. Oya, mwiteho nkaho nkuko donc uri barafite umugisha ko warabyaye ukawuhangayikishwa no kuvuga ngo umwana ararya iki. Mwiteho maze se wabonye icyo ushyira mu nda, ese bimeze bite, ese muhe message z'urukundo kandi zimwibutsa zimugaragariza yuko umukene mbwa ati nukurinda kwifuza, nukurinda gushaka, umeze gute, ese uriwe gute mukunzi, hari icyo washyize mu nda. kandi ubikore mu buryo bw'ubunyabwenge, mu buryo bw'ubugenge, wirinde kuzimahata buri kanya noneho agera habone nkaho like kumupererezaho, sibyo? Ashobora kumubaza uriye akavuga ati madamu ko azikora mu kazi akaba ari kumbaza ibintu byinshi. We irinde kubimubaza umuperereza, ahubwo bimubaze biri romantique. Sheri wiwe gute, se wabonye icyo ushyira mu nda, natwe abana bameze neza, ndagukumbuye. Nurangiza uvange ngo ati uzi ijoro ryanjye ukuntu byari ndagukumbuye mu bintu nka biriya, umwikumbuze wowe ubwawe tayari azajya ahita yumva ashatse gutaha ako kanya. Ibyo bintu birubaka, birafasha kwandikira message umuntu mutari kumwe. Ntuvuge ngo kuba yavuye mu gitondo hano mu gitondo ngo turajya kuvugana cyangwa ndongera kumenya ibye ari uko atashye. Oya, mwiteho, mwikumbuze ku buryo atagenda akaba busy ku kazi cyane kugeza ubwo ari gutahe nta santima kigufitiye. Kora uko ushoboye kugira ngo santima ze donc kugira ngo ukore mu mutwe we. Ukoresha uburyo bwa mbere bwo kumwandikira message z'urukundo, kumwikumbuza, kugira gutera ibintu bigiye bitandukanye. Ikindi cya kabiri, haranira mu rugo mu buzima bwanyu bwa munsi kumwereka uburyohe n'urukundo rw'urugo. Urabikora gute rero? Burya umugabo nubwo abagore tuvuga ngo dukunda abantu batubwira neza, n'umugabo ntabwo akunda kumubwira nabi. Umugabo utaha akabona umugore waramwishimiye, aramwakirana akamwenyu, wamwakiriye asa neza, ibyishimo ni byose, wiriwe gute, yajya kugenda atakazi keza akamufasha, agahihibikana akamupakingira ibyo ajyana, niba ari ufite ibyo ajyana akamuterera ipasi. Kora uburyo bwose umugabo azajya nawe ubwe yicara akavuga ati nta handi hantu ku isi nagira hameze nko kugira iwanjye, ku buryo azajya abona urugo rwanyu arwifuza, arukunze kurushaho, ku buryo avuga ati iyaba byakundaga amasaha 15 kuri 24 y'umunsi nkayamara iwanjye. Kubera yuko muri kumwe, uri kumuha umunezero, uri kumuhituze, kuba ari kumwe nawe nibyo byishimo agira. Ibi bintu biharanire, ukora utuntu n'utundi udushya, uteka ibiryo ataheruka, uteka ibiryo yajyaga kubwira ko akunda mu fiancé. Ashobora kuba yanakundaga ibijumba ariko ukabona atakibiteka, asanga we mutekeye mbwa ati nibutse ko tugifiancé wambwiye gutya na gutya. Ibintu nk'ibyo, ukora utuntu nyine twudushya. Donc gerageza kuba better version of yourself. Gerageza ihingemo ibyiza kandi ubibibe
kuwo mwashakanye. Umugabo wazajya yifuza aho urashaka gutaha kubera akazi ko iyo aje stress zirashira, iyo aje urugo ruramuryohera, iyo aje donc ntabwo asanga uri muri babandi bita ku bana gusa waramwibagiwe, ukora uko ushoboye iby'abana bikava mu nzira akajya gutaha nawe azi ku mwanya ari wowe, sibyo? Icyo kintu cya kabiri numara kugikora, ikindi cya gatatu ugiye kunkorera, ugiye kumwibutsa ibihe byiza mwagiranye mugifiansanya, ya minsi yanyu ya mbere. Abantu benshi muri iyi minsi urasanga mumaranye like 10 years, more than 5 years, ariko mumeze nk'aho wagira ngo mumaze mu rugo nk'imyaka 30, mwarahaganye, mwararambiranye. No, komeza umwibutse, muganire, wabikora mu buryo bwa message, wabikora muryamye mukabiganiraho, wabikora mwicaye cyangwa se mutari kumwe, atwandikira ntari kureba kukiza kuntereta kuntu wifungaga, wakubisemo agapantaro wagize gute, birabihenda bikumbura, ibyo bintu bimugaruriramo ibyarari yaragufitiye, kandi n'ubu ntibisibikiri n'icyako mwarashakanye, bimugaruriramo kumwibutsa bya bihe byo mu busore bwanyu, kumwibutsa bya bihe akikurambagiza ukuntu witwaraga, ukuntu nawe ubwe yitwaraga, akaza kugusura ahumura ameze neza, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubimwibutse yaba mu buryo bwa message, mwati biriya bintu ndabikunda, umaze kujya hari ukuntu umuntu agira mu rugo agahinduka. Nimba yarazaga ari umugabo kugusura yambaye utuntu yifuza ameze neza, ubu rwose arabara nk'umusaza w'imyaka 90. Mwati sheri, it's not giving n'ukuri. Ubambwira kandi ntubimubwire mu buryo bubi, mu buryo bwo kumwereka ko yashaje, mu buryo bwo kumwereka ko atakiyitaho. Umugaragarize ko bya bihe mwagiranye mugifiansanya ubikumbuye. Nawe uvuga ati kumba arakibuka tugifiansanya, kumba arakibuka ka gift namaye bwa mbere. Murabizi ko abagore turi mu bantu batajya bibagirwa every single detail in our life. Buri kantu kose buri wakubaza ngo nyarikira muri commentaire sheri wawe mwahuriye he, ryari, isaha, byose wabimbwira. Si wabimbwira kuko abagore turazirikana cyase turazirikana cyane. Rero utwo tuntu twose ukizirikana kuko nibizana gutungure, ukabona it's like nk'uyu munsi mujuje imyaka 5 mubanye umugabo nta nibyo azi, nta nibyo yibuka. Deka nguhedi hamwe, fata abana 3 mumaze kubyara, umutungo uravuye mu kazi, sheri fata akabazo k'amatsiko, bya bintu nyine biba bikenewe byo kuganira, kugira ngo enjoying life, ubwo bukene mufite y'ubukode yabuze n'ibindi bigiye bitandukanye, bitabashyushya umutwe ibintu bikabirebera. Umbwira ariko sheri mbabarira umbwire, hano mfite amafaranga, nushaka kwashyira 1000 cyangwa 500, suko amafaranga abuze, it's like a game, ni nk'umukino kugira ngo murusheho gushyushya urukundo rwanyu. Cyangwa ngira ati mbwira ifurashi twayibyaye kwa kangahe cyangwa twayibyaye, mbwira itariki, nakubwira itariki n'ukwezi n'umwaka, n'uwa kabiri akabivuga, n'umwana gatatu akabivuga, bora mumaze shaka ndabamukuriye ingofero. Ubundi wa mbere ajya kukubwira ati cyakoze cyo ndi kwa mbere, cyangwa akakubwira uheruka. Bivuze iki? Wowe urabyibuka n'isaha ni warabyaye 8:13 n'amasegonda 50, byose uracyabyibuka. Bivuze ngo wowe uracyibuka ya minsi yose myiza y'urukundo mwagiranye kurushaho. So iyo minsi yigarurire mu buzima bwanyu, yimwibutse ibyo wayikundiye, ibyo yifuzamo, ibyo bintu byose bituma umuhara mu mutwe ati kumbe yakadona yimuhaye numva nta byatanje, kumbe byamukoze ku mutima kuri urwego ku buryo nyuma y'imyaka 10 akibyibuka tubana n'ibintu byose twanyuranyemo. Ako kantu kazajya kamumotiva gatume abasha no gukora ibindi birenze wowe ibyo utatekerezaga, uhore mu mutwe we umuzenguruka amahanda agera ukaza kuvuga ati mana sinjye ubona ntashye nkajya kwirebera ubantwaye umutima. Ikindi cyanyuma twasorezaho mu bintu umugore akora umugabo we agahora mukumbuye, uburyo ugira isuku ndetse n'uburyo witaho mu kugaragara imbere y'amaso ye. Abagore benshi iyo twashatse ukabyara rimwe kabiri wumva wafatishije byarangiye, ariko my dear uzi impamvu abagabo bagenda barembaguzwa hanze areba hirya hino? Nta yindi, wowe uri mu rugo arasanga ibere riragera hariya ntuheruka isutiye, arasanga woze nta kwisiga, nta makeup, ntaki. Burya kenshi ngiye muzambona hano imbere ya kamera ntisize makeup kubera ko idini yacu ya Islam itwigisha ko kwisiga makeup ku mugore ugiye ku karubanda atari byiza. Ariko imbere ntari imbere ya kamera, imbere umutware wanjye ashobora kujya ku kaza agasanga nisize makeup, agasanga ntandukanye n'uyu wicaye imbere yanyu.
bivuze iki? Icyo kintu ni ikintu umugore wese agomba kugira. Wa mugore wiriwe mu byombo yoza ibyombo akoropa agomba gutandukana na wa mugore wa saa 12 umugabo agiye kuva ku kazi asange wambaye wa mwenda uhenze yakuguriye. Erega mayi abantu benshi uzareba abagore benshi bambara umwenda wabo mwiza aruko bagiye mu bukwe, muri baby shower, muri bridal shower, n'ibindi bigiye bitandukanye. Umugabo we ntakuza umwambariye neza, ntago ari byo. We kora gashya ageza, kubera ko nushaka umba ruheru ubikora asanga wambaye umwenda mwiza azajye umugore mwiza uvuye ko wagiye utansabye uruhushyo ngati n'ukuri kwimana niwe nari nambariye, n'ukuri imyenda nayambaye kubera wowe. Azageraho ko ari ubwa mbere bimugore kubyakira, ariko azageraho abyakira avuga ati kumbe my wife we ngiye gutaha yambara ya myenda myiza kugira ngo mubone asa neza, ahumura neza. Ibyo bintu biramushimisha bigahora mu ntekerezo ze bimuzinduka avuga ati mu munsi muremure yagize, mu mirimo yose yagize, yakoze uko ashoboye kose kugira ngo ngende nsanga asa neza. Umugore uhumura, umugore usa neza imbere y'umugabo we ni mwa babarira mukwifupiza no kwicupiza, sinzi kuno babivuga. Nyandikira muri commentaire nibo video yigije mbwiye ngo nahageze. Mbabarira ujye wiyitaho, ugira isuku, by'umwihariko agiye gutaha wisiga uduhumura. Icyumba cyanyu gikore kwa kundi twabivuze muri video zashize, zimaze gukora video ebyiri zivuga mu cyumba cy'abashakanye ko hategurwa kugira ngo ibintu bigende neza. Naza wisiga utuntu naturiya use neza kubya kubona wow. Erega makeup murabizi neza. Ubu ndamutse nisize makeup nkaza hano imbere yanyu naba undi muntu utandukanye n'uyu mubona nka 90%. Makeup yahindura pe. So abagabo benshi nibyo bakunda umugore uri naturel usukwa ari nyiratashyize ibirungo byinshi, ariko ubushyira bya nibyo gukabya bya bindi umuhebiza ibintu binuze bigasigara hano. No, ariko sa neza uhumure. Werega makeup ya mbere mu gukaraba yiza warasanga nuko icyuya, arasanga nuko imyotsi, banzu karebe use neza, wisiga imibavu ihumura kandi idapika cyane bitewe nuko wabikunda. Wisiga utuntu mu maso, wibigira too much ngo nanone bibe ariko gerageza usiga utuntu n'utundi kurya azajya yicara ababona bose ku mihanda bamutambuka imbere akavuga ati kwa kigenza kose ntabwo waruturiya mu damu mfite mu rugo. Imana ikomeze kubarinda rero, Imana ikomeze kubakunda. Iyi ni inama y'abagore by'umwihariko bashaka ko abagabo babo babakunda kurusha uko babakunda, babigarura ku rwego rwo hejuru. Imana ikomeze kubarinda, turabakunda cyane. Ibiganiro byacu byubaka ubuzima ndetse n'urukundo hagati y'abashakanye ndetse n'abitegura kurushaka. Ndi kuri Shusho TV, muhaye muronke mukabyaramwe. Bye bye.